umva ukuri, umwana warezwe neza ni ubutunzi bw'umuryango n'ubw'isi. Kurerwa neza ni amahirwe, ni umugisha, ni icyubahiro n'ishema. Ufite ababyeyi bamureze neza nawe akemera kurerwa neza, afite amahirwe aruta ubukungu. Kubera iki? Mu migani 23 umurongo 25, so na nyoko bishime kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Mwana wanjye mpa umutima wawe kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Umwana kurerwa neza ni kwirekurira ababyeyi umutima kandi akishimira inzira zabo, ariko abo nabo ni ababyeyi beza. Ntiwakwirirwa utinda gato cyane, ahubwo mu migani 3 umurongo waho wa 4 ho haravuga hati oya 3, imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Iyo umuntu yarezwe neza ashimwa n'Imana kandi agashimwa n'abantu. Noneho muri Luka 2 igice cya mbere umurongo wa 80, Luka igice cya mbere umurongo wa 80 so hati aha naho haravuga ati umva ukuri, umwana warezwe neza nicyo cyubahiro n'ishema ry'umuryango. Haranditse hagira hati uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Igikuriro cya Yohana cyaranzwe no kuziga ihagararo n'umutima. Naho umurongo wa 52 igice cya 2 hati Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Rero umuntu ashimirwa iki? Ntabwo babashima uburanga, si ubuhanga n'amafaranga, ahubwo reka nkurangire byonyine ubwabyo gusa. Umwana warezwe neza yishimira abandi, umwana warezwe neza ahora akereye abandi, umwana warezwe neza arababarira kandi akihangana, umwana warezwe neza yishimira ubufatanye mu byiza, umwana warezwe neza agira ubushake bwumvira kandi bwiza, umwana warezwe neza arashyikirana, arakira, aracumbikira, umwana warezwe neza akora ibyo ashinzwe neza, umwana warezwe neza agira imyumvire y'iby'umwuka. Icyo ni igitabo cyitwa Élevez votre enfant, page 156. Iyo umuntu ashaka kugira igikundiro, mu migani 22 umurongo wa 1, kuvugwa neza kuruta ubutunzi bwinshi. Rero iyo warezwe neza ugira urugwiro, wishimira abandi, urihangana, ukunda kubabarira, ugira umusabano n'abandi, ugira ubushake bwiza, ucumbikira abashyitsi cyangwa ukabishimira bageze iwanyu, utunganya ibyo ushinzwe, imirimo ushinzwe urayikora neza kandi urakabakabwa mu by'umwuka. Cyangwa se mu yandi magambo, iyo ubonye ingorane z'abandi nawe zikugeraho. Ngiyi impamvu umva ukuri, umwana warezwe neza ni ishema ry'umuryango, ni ishema rye bwite, ni amahirwe ye byonyine ubwabyo gusa. Kurerwa neza ni ubutunzi. Imana ibane namwe.